n'umunani Didier nibwo yatsinze igitego wari umupira w'umuterekano yari kufra yatewe na Christian Frieda rwose markaje nta muntu umufashe n'umuzamu yamaze gusohoka n'umuzamu yarasohotse hasa n'uwezitan yamaze gutizamu nta muntu wamumakinze ko ndibuka ko umuntu ari kuza kumumakinga yakaba yari Pacifique ko niwe muntu bari begeranye babatsinze igitego cya gatatu impamvu rero ibintu ari imbigaruye ndagira ngo tujye muri za details zose ibyo mwavugaga byose karita muwe muyishyize ku ruhande reka mere mu bicu niwe muntu nabonaga ari gushyugumbwa cyane mu bicu arashaka guhera mu izamu rya EPR niwe ushaka guhera twagiye mu by'ukuri hari ikintu Axel yahereye avuga ati izi ekipe ziratoshe mu bigendanye na fitness ndetse no mu kibuga kuko wenda ubwo turaza kugaruka ku zindi detail ubwo duhereye mu izamu niyo twavuze tuti APR kwigerageje kuko APR urebye APR y'umwaka ushize hari abakinnyi benshi bari baraguzwe hari abatarahise babyara umusaruro hari abakinnyi byabayeho ngombwa ko bihanganira ko njya nkunda kubigarukaho twebwe turi mu bantu barebera umukinnyi ku kuhita atanga umusaruro utitaye kuri situation runaka yo kuba yagorwa no kumenyera klima yagorwa no kumenyera equipe nibura ibibaye umukinnyi ashobora kutahita performinga neza kuri sezo ya mbere ariko byibuze hari sinye ziba zikwereka ko umukinnyi yashaka kuzabyara umusaruro APR niyo ngema abakinnyi benshi bituma umutoza uje kwitoza na kwa kwita bahuza mu mikinire niyo yazana imikinire mishya kwita ababwira imikinire ye bakayimenya bakanayifata ntibigorana kuko automatisme mu bakinnyi kenshi birimo kuko sekipi barahindutse cyane ariko turavuga tuti ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ati bitandukaniye abantu bakunze kuvuga ati Pierre ko yatse umwanya Pavere Nzira atakaba ari ufata kandi akabyitwaramo neza ariko ubivuze neza yatse umwanya Pavere ari kumwicaye mu bitugu afite umuntu umuhumekera mu bitugu abizi ko yigeze kugaragaza ko ari umuzamu wa mbere anabizi ko kumwicaza si performance mbi nuwo mubare w'abanyamahanga bashaka kugabanya kuko barwanaga na championnat Pierre yafata ariko hari ibirenze championnat urwana nabyo hari championnat tubona izaza mu yindi sura uyu munsi twabonye ko umusimbura wa mbere bavanye muri AS Kigali yari n'umusimbura wa gatatu Adolphe hari igihe baba bagayeri bari baraciye inkoni cyari igiti niyahingukaga aho ngaho urabona Ruhamya Nyiku n'umwana twabonye ko nawe ntacyo bimutwaye kuba umuzamu wa gatatu ariko amakosa Pierre yajyaga akora no muri ya sezo ukabona ntabwo ari amakosa ahitaba danger cyane bitewe na performance za equipe ariko iki ni ikikwereka ko hari ibyo wirengagije mu gice kizamu kuko amakosa kenshi tubona amakosa akorwa ajya gusa yego kutaba concentré nyine kutaba tayari ngo umenye ngo mpagaze kuko umuzamu burya mu gice cya defense akubwira ko kenshi ari nawe ubora umuyobozi niwe bakoresha bavugisha ariko itubona nyine ko icyo kintu kimisinga ukavuga ati iki kintu APR yirengagije biri kugaragara tugiye kwinjira muri championnat na ya mikino nyafrika bizagenda bite noneho tujye ku kindi ese ibitego APR itsindwa ubundi bwo ntibyakwirindwa icyo nacyo nicyo kwita wibaza kuko Axel nge ndareba neza ugarutse ku gitego cya Togwi ibitego bya polisi bya mbere nakunze ikintu cyitwa pressing ubushize twakigarutse ngaha tuvuga ko umutoza polisi Ben Musa kenshi kubera gukoresha abataka yaba ukwi cyangwa se uyu mwene data ani Elijah noneho ku mugoroba yagerageje na Didier kuri pointe byanabyaye umusaruro ariko ubona ko ari kuremamo cyitwa kuba ari utubanziriza mu gupressing kubera iki Raga afite ubwenge aranihuta azi no kugumana baro kuko muri pressing ushaka gupressing ukaka umupira ariko utahita ufite aho utanga ukenera umukinnyi uri pose uzi kugumana baro uzi kudribura watindana umupira mu gihe dutegereje abandi bamuri iruhande urumva ko icyo kintu no kuri Togwimer wabonye ko na pressing umutoza yayimukoresha ariko se niba tubona igice cyose kiba mediane wenda ari bisubizo defense ari bisubizo attaque twabonye ko niba Togo atangiye gutsinda ahatari watara kuko APR niba yatsinze igitego kimwe gatsinda ni cya kabiri ivuga ngo mu buryo bwo gutsinda birashoboka yavuye inyuma iyobora umukino mu buryo bwo gutsinda birashoboka ese mu buryo bwo kurinda ibyo wagezeho byo bimeze bite ntekereza ko ari no mpamvu ubu makuru ahari ari kuvuga ko hari ibiganiro biri hagati y'ikipe ya APR na Mukura byihuse kugira ngo barebe ko Sebwato
yava mu ikipe ya Mukura Victory Sport akaza mu ikipe ya APR Football Club. Arakoze mu bicu kutuganirira ku kintu cyitwa umuzamu kuko sinshaka ko tuhagaruka, ariko noneho reka mbaze Axel kuko mwe mwanakoraga mwakoze uyu mukino. Umutoza Taleb guhitamo gushyira hanze Sekiganda agakoresha Dauda no guhera muri match zashize za gicuti no kuri Power Dynamo Sieruka twonye ko afite amadeshe aragumana ballon kandi ahanakina hari riskan agahitamo gukinisha Dauda na pasi gukina nta nimero 10 afite nyamara ariko baramuguriye Memer Dao na ba wari uhasanzwe kuri APRFC byo ntibiri mu bintu byabamenashije cyane ko iyi police bahuye yari ekipe ikomeye cyane hagati mu kibuga yishe APR Football Club. Yari ekipe ikomeye hagati mu kibuga, ugiye kureba umukinnyi nka Musanga, ukareba umukinnyi nka Forodwari nawe wagombaga kuza mu by'ukuri ashaka kwereka ekipe ya APR ko ishobora kuba yarafashe umwanzuro utariho, kuko urumva ikintu cyagombaga kumotiva Forodo yarahanganye na APR yavuyemo, ariko anahanganye n'umukinnyi witwa Pasi babisikanye ava muri polisi ajya muri APR, ava muri APR ajya muri polisi. Urumva ko kantu yarari kugatekereza. Icyo warugarutseho rero uburyo Mudarsi mu cyarabu ni mwarimu, urabizi ko Taleb ari umwarimu, urumva Mudarsi Taleb ambye ati je suis professeur Rahim Taleb, urumva ko Taleb ikigaragara mu byo ari gupanga muri shampiyona no muri Champions League witwa Sekiganda ntarimo, kuko iyo aza kuba arimo yari kuba mukoresha muri imikino, kuko izi ni match test, ni match zo gupima abakinnyi no gupima system zakoresha. Gufata umukinnyi warubigarutseho neza, gufata umukinnyi nka Dauda Yusuf Kiyungo mukabaje nkuko abaswahili bamwita, akamukoresha ari umwe ku buryo bw'imikinire bwa Dauda. Ni wa mukinnyi abasesenguza bamwita ngo ni umubora, kandi agakunda cyane, harimo ibikabyo byinshi. Urumva bakunda baro nyine, nta muntu udashaka kwikuraho umupira agakarese agahindukirane. Ibyo rero ntago umukinnyi ukina nka rido defensive imbere nk'umukaseri rimwe na rimwe hari igihe bitavamo neza. Ubundi ni one touch. Ase hitugaruka ku gitego cya kabiri. Yego urita komereza n'akantu. Dore ikintu gihari, iki kintu cyararabaye no kuri match ubushize batsinzwe ya SK ya batsindiwe kuri penalty ya SK Kigali. Umunsi wa mbere nyine arabikunda. Dauda ni umuntu none ahantu bitangarije Rusi ubushize yararimo abigarukaho na Iberi avuga ati kubona upeirinze Dauda ndetse na Pasi none ugakora ikosa ryo ngo Dauda nakine gatandatu wenyine, Pasi ari ku munani, ko Pasi ari imbere ye none ruboneka ari free roll asa nk'uri imbere yabo. Kuri icyo gitego cya kabiri Axel bawo umupapuye none Pasi bisaba ko muva imbere akahita mujya inyuma ngo aze kumukorera couverture, niho bihutanye umupira witwa Didier akubita exterieur araryama kuri mu defenseri ahita aterekamo Ngoro Kante fupi. Deja Pasi niyatinye Dauda, nakunze iyo reaction. Pasi niyatinye Dauda yahise amwereka tudukoze ibi cyane. Ibi bintu rero simbizi ukuntu bizagenda kuri gatandatu ya APR, niba ari Dauda uzakomeza kuhakinishwa, niba Sekiganda azagera akaza ariko wakwibaza ngo azaza ryari, niba atari kuza mu mikino gico azaza muri za pyramide cyangwa muri shampiyona muri imiriro ntawe ubizi. Ariko nibikomeza gutya iyi mikinire akinisha Dauda gutya rwose ikipe ya APR yo ntago bizoroha, izatsindwa. Ngewe hari abakinnyi ngiye kubaza Samir. Sinzi nimba amaso yanjye yarebye nk'ayawe, umuntu witwa Claude ijoro ryakeye yari hasi. Clement we ubwo ndimo ndajya hose cyangwa duterere defense twavugaga byose byaza markage defense y'ikipe ya APR Football Club mu by'ukuri ijoro ryakeye, kuko Claude yaperdaga amaballon. Clement uribaza ni wa Clement nyimne tuzi kugendagezwa, ndavuga ntese deal yo kutagenda mentale ya Clement yamaze kwangirika kubera deal yo kutagenda. Lo mentale ntago iri pose rwose namaze kubibona, kuko kuri Clement tuzi kuri Afriheda ntago yaboneka Clement arimo, kuko numwe mu bantu bazi gusoma imipira yo mu kirere abayireba abona na trajectoire z'ukuntu umupira uri kuza. Urabona ko arangaye, uramureba ukabona mu kibuga yegura mubona ukamubona mu buryo buri physique, ariko mu buryo buri mentale ntabwo hari. Hari ibintu ari watekereza tutazi byari ibindi ari gutekereza. Hanyuma akaba n'ikibazo kuri Claude wenda na Omborenga we
birava mu buryo bw'imikinire bwa APR kuko APR iri muri gukina abakinnyi bo hagati batatu nta muntu numwe ufite ubushobozi bwo kugumana umupira mu buryo bujyana imbere bituma ekipe bamenase kuko muratakaza imipira myinshi kandi muri umupira urisanga muri defense bajya kureba uburyo bw'imikinire bwa Ben Musa yari yashyize pressing kuri izo mpande kuko abizi ko niba washyize Dauda hagati mu kibuga ukamushyiraho pasi ugashyiraho na Ruboneka nta muntu ufite ubushobozi bwo kwa debloka ngafata umupira cenga abakinnyi batatu awugeze imbere ahubwo watekereza ko urakinisha impande zawe kuko Claude ni mwiza mu guhindura centre na Mborenga ni mwiza muri centre icyo yishe Ben Musa cyambe ni ukubuza abo bantu kuzamuka kandi yabigezeho ni mugoro mureke rero ukira aho ngaho amasegonda mureke mpe rwose indabyo abatoza ba polisi kocha Ben Musa kocha Jabir Mutarambirwa bamwungirije kocha Dibuki Muhammad ushinzwe fitness na kocha Ben Yahaya woni video analyst urebye abo bagabo akazi bakoze kuri iyo match mbese kuri Pada Dynamos banarije APR kuri Pada Dynamos uyu mana nyagase Axel ugitanga indabo dore handi hano nikangiye urakoze cyane ugitanga indabo turacyatanga indabo dore sabu zahise zinka wazibonye nta muntu watekerezaga Ruth ko bagiye gukora sabu yo kuvanamo okwi bazana Didi kuko twatekerezaga nera yiza ku mbaraga yari kwishyushya n'abamwabonye dore icyo yashakaga yari amaze kubona ko Clement na Yunusu ntago bakeneye umuntu baguma mu maguru bakeneye umuntu bagira rya unyanyagira Didi ujya guperimeta narageraga kaza pointe Muhozi uri bubinjirane ibaze kuvanamo Baka ukavuga ngo Muhozi naze nashaka nyinire nka second striker bica mushakamo ni muvoma kwa kundi kaba kabirigita ni muvoma nshaka ari yaze mu kibuga kubera iki yari yamaze kubona desordre muri mediane iraza kubifite none uyu musore Muhozi birukansa na Didi uri bugenda ajya mu mpande bacanga urahita ubibonera ku bitego byo rero hariya abataka baje bo bahise batsinda abantu twari twicaranye nahise mbabwira ngo kuki umutoza abakinyi ba APR bakomeje kwishyushya kandi twarabonye afite timu A na B zose zishoboka ko zikina akaba gifite abakinyi bo hagati mu kibuga bamaze kuba mediane ya polisi yamaze kumenasa kuki polisi koze remplaçant moye ntakorera remplaçant kuko hari Taleb yagombaga gutekereza ko ikipe ya polisi iminjiriyemo agafuko kugira ngo bakomeze babahage nicyo kintu babakoreye indabo rero z'umutoza Ben Musa na staff technique yose ya polisi barakomeye wabonye kandi kantu kuri Ben Musa amasi turaba kwiga kandi kantu kankanze yari nako nsoreza kuri Ben Musa Ben Musa urumva yabanjemo aramaze iminsi atwereka ko yifuza mirere kiperateri babiri ariyo mpamvu Simeo na Gakwaya aravuga ati abantu nababuzemo ikintu cy'umu defensive midfielder ubanza kumenya ko niyo zone mureba amanura Forodo ahita avuga ati reka manure Forodo n'uwitwa Henry Musa bisa nkaho usabazi kuko n'ubwa mbere usanga mu mushingire urakoze Sami upointa aho ngaho ntabwo ari abakinnyi yarasanzwe kuko yamurwaje patite kugira ngo atajya mu Barabu kandi yarakize abwira bene abo b'Abarabu atari ko umukinnyi mutwaye atararembye reka